Mwiriwe neza mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Nari na Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro, twe turashimana natwe Imana ikomeje kuturinda kabisa. Nizere ko rero aho muri hose mumeze neza kabisa, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, namwe turabashuje kabisa. Abari hanze y'u Rwanda, East African Community, namwe nimukomeze kugubwa neza, by'umwihariko abantu mukomeze kugenda mwumva Ikinyarwanda. Ewana tukomeje kugenda tubasuhuza, murabizira amakuru yacu nakagaruka uko agenda tugeraho, natwe tugenda tuhita tuyageza ku bakunzi bacu kugira ngo bamenye aho ibihe bigeze. Amakuru ari kugenda tugeraho muri aka kanya nuko Perezida Kagame yakiriye umuyobozi wa HCR hano mu Rwanda kabisa, akaba yamaze kumwakira hano muri village Urugwiro. Mbese n'iki uyu mugabo, n'iki cyari kimuzanye, n'iki baganiriye? Ewana turaje turebe mu makuru yacarambuye mu kanya. Andi makuru ari kugenda tugeraho nuko Perezida Kagame kabisa yerekeje Daniel Chapo, perezida wa Mozambique, nkuko byakomeje kugenda hano bitangazwa kabisa, bavuga bati ewana perezida wa Mozambique akaba yisubiriye mu gihugu cye, yari yasuye igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arambuye rero kuri uyu perezida nuko kabisa ngo yasubiye mu gihugu cye, ariko ngo akagenda yishimye kabisa, avuga ati mu Rwanda ni ahantu ho kuba, mu Rwanda ni abantu bo kugira inshuti, mu Rwanda ni heza. Agenda avuga kabisa, avuga ati mu Rwanda ni ahantu ho kwigira ibintu byinshi, mu Rwanda ni ahantu ewana hatuje, ni ahantu hari umutekano. Ewana agomeze kugenda ashimira u Rwanda kabisa, ashimira abanyarwanda, ashimira perezida w'igihugu, avuga ati ewana ari umuntu w'umugabo. Rero amakuru ari kugenda tugera avuga ko Perezida Kagame yaherekeje mugenzi we wa Mozambique Daniel Francisco Chapo, wasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri kabisa yagiriye hano mu Rwanda. Sibiri nyine yari yaje hano mu Rwanda kabisa, ashimira u Rwanda, avuga ati kabisa ndashima u Rwanda rwamfashije kabisa mu gihugu cyanjye kabisa. Hari uduce tumwe na tumwe twari twaragiye twibasirwa n'inyeshyamba hano rero muri aka gace ka Cabo Delgado, avuga ati inyeshyamba zari zarirukanye abaturage batakiba mu nzu, abaturage batagifite umutekano, ariko akomeza kugenda ashimira izi ngabo za RPF kabisa, avuga ati aho bahagereye aba banyeshyamba cyangwa se izi nyeshyamba zikaba zaragiye, zikaba zarahacitse, avuga ati kabisa u Rwanda ndarushimira cyane kubera ko abaturage bararya bakaryama kubera ubufatanye bwanyu n'ingabo zacu kabisa. Agomeza kugenda ashimira u Rwanda. Kuri uyu munsi rero perezida akaba yamuherekeje asubira mu gihugu cye. Perezida rero Chapo yagarutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kuri gicamunsi cy'itariki ya 28 Kanama 2025, biri kumvikana nibwo yaragarutse hano, avuga ati reka nanjye nsubire mu rugo, ngomeza kugenda kureba uko igihugu kimeze, ariko agomeza kugenda ashimira u Rwanda cyane. Perezida rero Chapo yageze mu Rwanda tariki ya 24 Kanama 2025, ahita agirana ibiganiro mu muhezo na Perezida Kagame nyuma y'ivugururwa kabisa ry'amasezerano agamije ubufatanye mu ishoramari ndetse no kurwanya iterabwoba, biri kumvikana kabisa, avuga ati abasirikare b'u Rwanda bafatanyije n'abacu bahabije inyeshyamba zari zaratuzengereje, abaturage bameze neza. Wana bakaba bagomeje kugenda bagirana amasezerano mashya, bavuga bati kubijyanye n'umutekano, kubijyanye n'ishoramari kabisa nta kibazo, murakaza neza, natwe kabisa twiteguye kugenda tubakira kugira ngo dukomeze gukorana neza, kubera ko bikomeje kugenda bitugirira umumaro. Perezida rero Chapo kandi yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali, yunamira abatutsi barenga 25,000 bahashyinguwe, ndetse ashimangira ko amateka y'abanyarwanda n'ubudaheranwa byabo bikwiye kubera isi urugero rwo kugenda byumvikana. Avuga ati kabisa ibintu byabereye mu Rwanda ntago bibaho, ibintu byabereye mu Rwanda mbese abantu bari barabaye nk'inyamaswa, ariko agomeza kugenda ashimira abanyarwanda uburyo bakomeje kugenda biteza imbere, kandi ashimira abanyarwanda ko batagiye baheranwa n'aya mateka kabisa, abwira n'isi yose, avuga ati u Rwanda n'urwo kwigiraho, u Rwanda kabisa ni ishuri, ni ikigo cyiza cyo kwigiraho. Perezida rero Chapo yavuze ko Mozambique ifite ubutaka bwera ku buryo bushobora kubyazwa umusaruro, iki gihugu kikagaburira u Rwanda n'amahanga, biri kugenda byumvikana kabisa aya masezerano. Avuga ati igihugu cyacu kirera cyane kabisa, abanyarwanda baza bakisanga, baza tugahinga, baza tugakora igishoboka cyose, ariko ubuzima bugakomeza bukarushaho gukomeza bugenda neza. Umubano rero w'u Rwanda na Mozambique watangiye mu 1990 wongererwa imbaraga muri 2018 ubwo ibihugu
byombi byashyiranagaho komisiyo ihuriweho no guteza imbere ubufatanye. Biri kugenda byumvikana umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Mozambique watangiye kera, ubu rero bikaba byagiye gushyirwamo imbaraga muri uyu mwaka wa 2018, bakaba barongeye kubishyiramo imbaraga cyane kugeza na n'ubu. Urabona ko kabisa n'ibihugu bibanye neza, n'ibihugu bikomeje kugenda bisurana kandi bigirana amasezerano mashya. Kuva rero muri Nyakanga 2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique zifatanya mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Nk'uko nakomeje kugenda mbivuga kabisa, bavuga ati aba bantu bakomeje kugenda bagarura uyu mutekano ahangaha, barimo bahashya uyu mutwe wari warazengereje Mozambique witwa Ansar Sana kabisa. Uyu mutwe ukaba wari warazengereje aka gace ka Cabo Delgado, ariko izi ngabo aho zamaze kuhagera z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique, ewana umutekano ukaba ukomeje kugenda uboneka, abaturage bakaba bakomeje kugenda babyishimira. Byo ni ibintu rero byumvikana, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byo gushima. Tugarutse kuri iyi nkuru yacu indi rero, nuko Perezida Kagame yakiriye umuyobozi wa HCR. Nk'uko yakomeje kugenda abitangaza, Perezida Kagame yakiriye umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR Filippo Grandi, bagirana ibiganiro byibanze ku gukomeza ubufatanye hagati y'u Rwanda na HCR. Biri kugenda byumvikana harimo uruhare rukomeye rw'u Rwanda mu gushyira imbere kurengera impunzi, gutuma zisanga muri sosiyete, biri kumvikana nyarwanda cyangwa se muri sosiyete iyo ari yo yose. Ibyo nibyo bakomeje kugenda baganiraho gati impunzi nazo zikwiye kwisanga muri sosiyete kabisa, aho ziri zikumva ko ziguwe neza, zikumva ko nazo zishyigikiwe, zikumva ko hari abaziri inyuma. Abo bombi rero baganiriye ku mugoroba wo ku itariki ya 28 Kanama 2025 muri village Urugwiro. Ibyo biganiro byose bikaba ariho byabereye. Mu butumwa rero yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X cyangwa rwa Twitter ku itariki 25 Kanama 2025, Grandi yatangaje ko yari mu nzira ijya mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda. Biri kugenda binyumvana kugira ngo aganire n'abayobozi bo muri ibi bihugu uburyo ewana impunzi ishaka kubaho kandi zikabaho zumva nazo zishyigikiwe, zikumva ko zitatereranywe, zikumva ko hari abantu bazira inyuma nk'uko uyu muryango washyirwa mu kugenda ubikora. Grandi rero yavuze ko kandi yizeye gahunda za politike zikomeje zizahagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivili ndetse n'abahunzi. Biri kugenda byumvikana avuga bati twizere ko ibi bintu bizagenda neza, twizere ko ibintu bizaba ari umutekano hagati y'ibihugu byombi. Kuva rero u Rwanda na RDC byagirana amasezerano y'amahoro tariki ya 27 Kamena 2025 bifashishijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu byashyizweho imbaraga gucyura impunzi. Biri kumvikana kabisa, bakavuga ati ibintu tugomba kubishyiramo imbaraga, izi mpunzi ewana z'abanyarwanda zigataha kandi zigataha ku bushake bwazo, ndetse n'abari mu Rwanda nabo bagasubira muri Kongo nk'uko biri kugenda byumvikana. Tariki rero ya 24 Nyakanga intumwa z'ibihugu na HCR zahuriye muri Addis Abeba muri Ethiopia zifata imyanzuro itandukanye irimo gufasha impunzi kabisa gutaha ku bushake. Biri kugenda byumvikana avuga ati ewana iyi gahunda yacu nta yindi gahunda dufite, niyo gufasha impunzi kandi zigataha ku bushake nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Hashingiwe rero kuri iyi myanzuro yo ku itariki ya 25 Kanama, HCR yacyuye impunzi z'abanyarwanda 533 zari zibiri kumvikana. Izi mpunzi zirenga 533 zikaba zaracyuwe kabisa, zari zaranyazwe n'imbohe. Biri kumvikana hashingiwe ku myanzuro ku itariki ya 25 Kanama 2025. Biri kugenda byumvikana HCR yacyuye impunzi z'abanyarwanda barenga 533 zari zaragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, izishyikiriza guverinoma y'u Rwanda. Biri kumvikana ewana abantu ngo bari baragiye bafatwa ni FDLR bakaba baratashye kabisa, bakabasha kugezwa muri leta y'u Rwanda. Hari n'izindi rero zirenga 100 zitegereje gutaha. Biri kumvikana ewana iyi gahunda kabisa ni gahunda nziza, bavuga ati impunzi zikwiriye gutaha zikagaruka mu bihugu byazo. Urumva ko impunzi zirenga 533 zo zamaze gutaha tayari, hanyuma n'izindi
ijana nazo zikaba ziri mu nzira kugira ngo nazo zirebe uburyo zishobora kugaruka mu Rwanda. Uru ruzinduko rero rwa Grandi muri ibi bihugu rwitezweho umusaruro wisumbuyeho kurusha mbere. Biri kumvikana ko ewana bagabo bagomba kuganira kandi tukizera ko ibintu bizakomeza kugenda neza. Amakuru yacu umunsi rero yarangayo, namwe nimukomeze kugubwa neza.